n'uruhengekerezo igihe ibyo yashyizeho igihe hari imyaka byiza umuntu aba wenyine ryari mutangiye kujajinga bibiliya oya icyo dushaka ni ukuvuga ngo twebwe icyo dushaka gukuraho ni urujijo rwo kubona umuntu ukavuga ngo yaratinze batangira kukwibazaho ariko nanone hari abantu bavuga ngo mushaka ubone abantu bakugira inama yo gushaka atari uko bakunze Garase cyangwa Jerome ahubwo bashaka kuvuga ngo reka turebe depanse agiye guhura nazo namara guhura nazo azazishobora gute. ugeze hehe nawe biri sace yego byose nabisasiye kugira ngo uze kunsubiza neza no guhindura statise umwanya arimo ya akenshi kuko ushobora gusanga bayatawurimo adashobora kubikora. Reka mvuge ko kimwe mu bintu bishobora kuba bitera abantu kudashaka vuba nongeraho ngo akantu kavuba nuko uko ibintu byagendaga wabaga ugize imyaka y'ubukure umubyeyi wawe akakubwira ngo dore umurima dore inka dore urutoki dore kariya gace ahubwo baranakubakiraga dore kariya gace ni akawe ngaho genda umvire mu rugo waba mwana we ahubwo bakanakubakira noneho muri iryo joro yakubwiraga gutyo nibwo wajyaga kubona ukabona bakuzaniye umugore niwabaga ufite uburenganzira bwo kuvuga gute bwo kuvuga ngo ndabyanze ufashe umwanzuro wo gutuma abasore ikabima amafaranga kugeza ku rwego rw'imyaka y'ubukuru icyo navuze icyo mushatse kuvuga Roma ashobora kubabajwe n'iki kintu ariko cyambabaje cyagira mfite abantu nakabaye ndeberaho mu buryo bufatika banaduha n'ingero ariko iyo bose ubabajije baravuga ngo igihe cy'Imana ngo nikigera reka reka dusuhuza abantu nyine hari abantu bamaze iminsi batatubona sibyo Jerome warabizi nyine kubera ko tumaze igihe tutabonana bitewe nuko hari ikiganiro twakoraga abantu benshi barakiza ariko hagenda hajyamo imbogamizi nyinshi zatumye tutabasha kubonana ubu rero nyine turi kumwe n'undi muvandimwe bisanzwe abantu bari kumubona reka nizere ko mumeze neza. Yego tumeze neza. Hari Jerome banza bamuza ariko ubwo arivuga n'undi yivuge kugira ngo twinjire mu kiganiro bisanzwe. Wenda abantu ku bantu batabazi Jerome ashobora kuba derukana kera Jerome akiri umusore. akiri ingarago niko umuntu yabivuga sibyo kuko n'undi imbaraga ntaho zagiye ariko wenda ushobora kuba warahinduye sitati muri ya mvugo y'ubu waratuye hasi twabisezeranye ko abakunzi urura tumenyesha ntabwo rero turacyashima Imana iracyaturinze turi amahoro ntabwo ibyavuze ntabwo akoze hasi ngo anyibutse ibuye ahubwo turacyari muri iyo cadre kugeza ryari tegereje ubuntu bw'Imana ko Imana idufasha turacyayitegerejeho ubutabazi turacyayizeho ntacyo ubwo turaza kubigarukaho reka turene umuvandimwe nawe uko we ni mushya hano yego murakoze cyane nanjye kubatanzi ndakeka ndi mushyashya kuri ino channel Irubura TV ariko n'ubusanzwe nanjye nsanzwe nkurikira ibiganiro ngo usanzwe ubikurikira mu gikari mu gikari ndabakunda amazina yanjye nitwa Norbert Nsengimana ndumva Jerome na ukomeje ni aje no kuba ingaragu no stati kijyanye na stati ndi ingaragu ariko itegereje guhindura stati kuvuga ngo hari ibyo bita ngo single and searching cyangwa ukaburi single ariko utari searching naza kubeshya abantu uri searching ngewe icyo nzi cyo nuko ngomba guhindura stati mu magambo ibyo n'indi mahanga ntacyo ubwo twabyumvisha ubu aka kanya ndi single ariko simvuga ngo ndi single icyo bita single ubundi burani ine no kuvuga ngo uri single
ariko utari searching. Nuvuga ngo hari ukuba yego uri single cyangwa se uri wenyine uri kurambagiza. Yego. Hari no kuba uri wenyine ariko utari nyine ufite umuntu muri kumwe mwabyuzuzanyije habura Imana kuvuga ngo noneho uyu munsi birangize. Ubwo wowe twumvisha ahantu uherereye. Ariko Imana ibirimo. Byanze bikunze. Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Imuremera umufasha umukwiriye. Nekereza ko rero nanjye Imana itanyanga ku buryo yanyifuriza ko nzaguma njyenyine. Icyo nzi cyo nuko burya ngo isaha yageze umugambi w'Imana urasohora. Ariko ntacyo reka abasore kuki dukunda gusubiza icyo gisubizo usanga nabonye n'abantu basa nkaho nabo babazwa icyo kibazo bavuga ngo isaha y'Imana nigera. Icyo kintu abakunzi bacu nukuvuga ngo isaha y'Imana wenda ikintu baba bashatse kuvuga ukurikije nukubona Imana ivuga ubundi Imana usibye kubivuga ngo ni byiza yuko uyu musore aba wenyine kandi ngo nicyo gituma umusore asiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata. None aba basore nanjye ntikuyemo bavuga ngo Imana nibishima ngo Imana ibirimo. Imana hari inshingano zayo nizihe muri ibyo ngibyo kuko urumva ndashaka ko nawe niwe watubajije cyane kandi nawe nzi ko umwe muri twebwe. Oya se kandi ubwo rero icyo kintu ndashaka no kukibaza n'abandi bantu bajye babisubiza ibyo bibazo nko ku biganiro njya mbona bamwe babisubiza bavuga ngo Imana nibishima isaha y'Imana nigera. Njya mbona abantu bamwe banakuze banaturuta wenda twebwe tubikompayeho abantu babona yuko twebwe tugifite urugendo. Ariko hari abantu bateye intambwe nabo nkumva basubiza iryo jambo ngo Imana isaha y'Imana nigera. Imana kandi nayo ikavuga mu ijambo ryayo muri Matayo ngo nicyo gituma umusore asiga se na nyina. None umusore azasiga se na nyina ryari kugira ngo abane ko Imana ariko yavuze ibindi bizaza ryari. Ariko bacu bashobora no kudusubiza. Ariko ubundi oya tutareze wenda nabo bazabeshya muri commentaire. Ariko batubwira ariko mu bisanzwe tuzi ko Imana ari nyiribihe. Yego. Sibyo? Cyane. Niko tubizi. Kandi nyine nta wundi umenya ibihe. Kandi nta n'uwundi uzahazaza hawe uretse Imana yonyine. Nubwo ubona uri mu murongo ariko isaha n'isaha umurongo urahinduka. Vuga kano kanya ushobora kuba uri mu murongo w'iterambere uje ko nukubona bigiye hasi. Yego. Ibyo bintu rero ushobora gusanga bidatunguye Imana, ntabwo bitunguye Imana. Banga Imana ibiza urugendo rwawe tu. Urumva? Rero impamvu akenshi buriya namwe turaza kubinyuramo. Akenshi abantu babanga Imana ibirimo. Hari buryo wenda babona bari mu nzira yabyo. Sibyo? Ukabona gukora business ukabona iri kugenda. Yego. Nta handi hantu nta wundi wabikesha. Vuga ngo nyine ni Imana nta yindi. Sibyo? Ushobora kuba uri kuvuga niba ari mu byo kuzana umugore ukabona uri muri relationship imeze neza. Yego. Nta wavuga ko ari uri kubyikorera uri kubikora. Ni Imana. Yego. Ahubwo wenda wakabaza uti sibyo? Ese kuba hari abatabikora bagasaza batabikoze nuko Imana nta gihe cyabo yateganyije ko bazabikora. Uruhare rwayo uruhare rw'Imana bundi hari icyo nashakaga ko tutindaho. Uruhare rw'Imana muri ibyo bintu. Imana ni ibihe nibyo. Imana ni niyo mugenga wa byose. Ariko reka turebe ese abantu aho ntibajye bafata inshingano zabananiye umwanya batagiye ahantu habo bagomba kuba bari kugira ngo Imana ibahere ibyo bintu. Hari umuntu wavuze ngo usaba Imana umugore Imana izamuha urugo rwiza. Sibyo? Urumva urayisabye ugakenera nuko yajya kuguteretera. Icyo kintu nyine urumva ukoze hasi utuma urumva nukuvuga ngo uricaye uri gusengera urugo rwiza. Urarusenge ariko ibindi byose bisigaye ni amahitamo yawe. Yes. Hanyuma noneho ayo mahitamo yacu muri iyo ikitumye mbivugaho nawe nyine nkubaza. Ayo mahitamo yacu
mu by'ukuri nk'uko uri kubitubwira wowe ku giti cyawe nawe ntacyo ndagusubiza kuri iyo ngingo ko akenshi ukunda kutubaza bakunzi bacu nabo bagakomeza kubona yuko nyine tukiri muri iyo nzira rimwe hakabamo no gusa nko twijijisha ukavuga ngo gashobora kuba yarahinduye inzira mu by'ukuri wowe uyu munsi hari inshingano y'Imana. Imana itanze umugisha, itanze kuba turi amahoro, niyo mpamvu turi na hano turi no kuvuga, ariko nyirizina mu by'ukuri wowe intambwe yawe muri ibyo ngibyo Imana utekereza yuko izagufashamo gutereta, gushakisha by'ubuzima kugira ngo nyine Imana urugo ruzabe rwiza, ariko uwo muntu wowe ugeze hehe nawe biri saci yego byose nabisasiye kugira ngo uze kunsubiza neza no guhindura status yego nyine nanjye ntago najya kure y'abavuga ngo Imana ibirimo. Oya ntago majya kure nakubwiye impamvu babivuga. Ariko aya makuru rega Imana iramutse itanabibayemo ntabwo nyine ntago bishoboka. Mbonye nakubwiye impamvu bavuga yuko Imana ibirimo. Vanga ibintu byawe Imana itabirimo. Ntago bigenda. Sinzi niba tubyumva kimwe. Yego ariko aho ngaho nange nakantu gato no kuvuga ngo abantu ntimukagendere kuvuga ngo ndashaka guhindura stati ngo byumve yuko ugomba guhindura stati kubera yuko abaturanyi n'inshuti babivuze ujye ubanza urebe neza no muri plani zawe si koko ukwiye guhindura stati mu bugaragu bwawe ubaye iki nimba ubona hari icyo ubaye hindura stati kuko ubwo niba ntacyo ubaye bireke niba ntacyo ubaye ikindi nanone hari abantu bajya kuri pressure uyu munsi wa none agashaka guhindura stati kuko korari idini ryabivuze noneho nyuma ibibazo bikavuka muri kwa guhindura stati bikavukamo kubera ko atitonze ngashyira ibintu ku murongo ahubwo naje agatangira kikoma abantu bamugiriye baranshutse kandi mu by'ukuri wakabaye Imana yavuze ngo mugire ubwenge yaduhaye ubwenge reba neza umenye ngo ubundi baravuga ngo mubyara abana mwuzure nk'umusenyi wo ku nyanja kuko ibyanditswe bivuga ariko se ubu ngubu baravuga ngo urebe nko munsi y'urugo uko bimeze. Mamya neza yuko rero nimba ubona munsi y'urugo hari ukuntu bimeze utaza guteza ibibazo wongera byaha mu bindi kuko uramutse uvuye uhindura stati ugateza ibindi byaha nabyo ni ikibazo. Icyo nsaba Imana ahubwo ni ukuvuga ngo iduhe ubushobozi bwo guhindura stati. None se reka akabazo k'amatsiko uravuze ngo ubanze urebe niba ugomba guhindura stati. Yego uyihindure. Yego niba ubona ukabona ntago bishoboka ibireke niko kuri kuko nanone kwiyahura nibyemewe kuri Kristo ntago byemewe. None se ko hari igihe ushaka kumuzana akakubera inzira ahubwo yo kugira yo gutera imbere. Ibyo byose twabivuze ngo ubanze ubirebe nimba ubona bihari fata umwanzuro wo guhindura stati ariko utaza kwishuka. Ikintu ari kuvugaho Norbert ari kuvuga ko mu by'ukuri nibyo koko nta umuntu ugomba koshwa n'undi muri kuri iriya ngingo yerekeranye no guhindura imibereho, ariko ababyumva kuba wenyine ababyumva turi kuvuga muri rusange yaba ku muhungu. Mbere yuko wenda ngira icyo mbivugaho tubanze Imana kuko tuyirarike izina ryatwe muri kino kiganiro mbere ko twimbika reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, turakunezerewe uhabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye ko wabanye natwe no mu kindi gihe cyashize, none wemeye ko tugiye kuganira ku byawe uhabwe icyubahiro. Tukugireho umugisha kandi utuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nkomeza rero jewe ari cyo mvuga cyerekeranye n'iyo ngingo mbusanya nawe kubera ko arimo aravuga ngo
ngo ntagomba kureba ku bantu ngo ugomba kureba abantu ko ngo nako ngo uko wowe umeze muri wowe mu mufuka tubivuge neza yavugaga nyine ku gafaranga byose ariko ubundi biruzuzanya kwanza ubundi nta kintu kibaho ibyaha yashatse kuvuga ye nabyumvise buriya n'abandi wenda baba babyumvise kugwiza ibyaha ashaka kuvuga ni ukubyara abana benshi ubwo nyine bakagutera gucumura kubera ko imibereho yabaye mibi ariko umunsi dufite ikibazo cy'abantu batigeze bashaka kandi icyo kibazo badafite ikibazo cy'ubushobozi wenda ntibanashatse nibura ngo babe barabyaye benshi nibura ngo byo cyabateye kudashaka nyine ikibazo bafite mu by'ukuri nabo baravuga ngo Imana ibirimo kandi turabona mu bushobozi bugaragara bafite ku mugani wa mubwiriza barabasha kugira ari umubwiriza wavuze sinzi iyo mvugo ninza kuyikoresha ko itari bwumvikane ariko niko yayikoresha yavuze ati ukabona ikintu cy'igisore kijya muri ghetto kigateka niyo kikayimara niyo ngo bivuze n'umubwiriza wabivuze umwe nago oya niyo ngo ndamuzi yego hari n'undi mu mama nawe yigeze kubyigishaho ni ukuvuga ngo iki tubujije gushaka guhindura ubuzima guhindura stati nk'uko mwabivugaga imibereho yacu kandi hari icyo umubwiye uramubajije ngo ese ko umuntu mushobora kumushaka ubuzima bwawe bugahinduka bitewe n'uko mwafatanyije rero njye sinemeranya nawe kuri iyo ngingo ivuga ngo abantu buriya abantu bareba kure abantu bareba kure nubwo babahara abahanzi merutse kubona barimo nabo biregura ariko byarabarebaga biregura ngo sinashatse ngo ni gute ngo ubundi barimo basa nkaho basubiza abantu babavuze muri iyo ndirimbo mu by'ukuri icyo kibazo kuba kiriho kuba abantu bakivugaho ukabona abantu bakibazaho nuko ari ikibazo gihari hari abantu bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo mujye mutinya katavuzwe n'umwe akantu katavuzwe n'umuntu umwe ibintu nimba umuntu aje akabivugaho umukecuru akabyibazaho itangazamakuru bakabyibazaho abantu abaturanyi bagatangira kukwibazaho hari n'umujene wabibaje perezida wa repubulika ngo arabona abasore bo batari gushaka umunyamakuru numvise abibaza umuyobozi nawe ko yamusubije hari uko yamubwiye yuko nyine nimba ari ikibazo cy'ubushobozi igihugu kitabona ubushobozi ariko twebwe tukoze ubushakashatsi bwacu twarebye dusanga ikibazo kibitera ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi gusa ahubwo hari ikibazo cy'ubwoba buri hanze aha ngaha ahubwo ubwoba gute kugira ngo bamenye yuko kujya mu rugo atari ukujya mu bibazo wenda ubutaha dushobora kuzagaruka tuzanye umuntu warwubatse jero ushatse kumbwira ko utagize ubundi kugira ubwoba ntabwo wagira ubwoba butajyanye n'ubushobozi uvuga ngo umuntu wese ubigirira ubwoba aba akomeje ku bushobozi yewe ngenda guhingera ese tuganire gatoya mu by'ukuri ni ikiganiro nta kintu bitwaye ariko se mu by'ukuri turebye abasore hari ikintu bafite muri iyi minsi nawe iyo ureba hirya no hino ukareba hanyuma yo kuba judging ese hari amahirwe yo kuba babikora bakaba banga kubikora ahubwo nanjye reka manze nkubaze nimuramuka mbere ko Garasi yamusubiza nimuramuka muvuze ko abasore nta bushobozi bafite ndabaha top 5 y'abasore bafite ubushobozi muri iki arega uzi ko babufite ubwo bushobozi ubuzute ubushobozi bwo gushaka nimba umusore uyu munsi mureke tuganire ikibazo aho gipfira tugomba kuhamenya neza tukabwira n'abantu tukanabasengera tugasenga tukahamagara Imana yo mu ijuru kubera ko icyo kibazo muri kino gihugu aho ntara akantu maze iminsi numva ngo gacaracara sinzi nimba namwe mwarakumvise akantu k'umusoro reka tunabivugeho babyumvishe nabi ni ukuvuga ngo umusoro uzajya ucibwa babandi wahaye ikiraka oya hari akantu numvise sinzi nimba ariya ninuza ni fake news yes no kuvuga ngo yes kuvuga ngo hari abantu muri iyi minsi nejo nabonaga igihe hari amakuru ba postinze uri kuvuga abantu bo kuvuga ngo bazajya bacango ari amakuru ni fake yes ariko nimba nabonye igihe bagaragara yuko isi cyangwa se igihugu cyacu muri rusange gihangayikishijwe n'abasore bafite imyaka y'ubukuru badashaka
ubundi reka mbanze wenda dusegura iki ngiki uvuga ngo inyungu z'igihugu mu kororoka ni ukuvuga ngo igihugu ntabwo gitakaza imbaraga kuko urabizi yuko imbaraga z'igihugu ni urubyiruko rero igihugu kidafite urubyiruko ntaho kiba kigana kiba kiri kurangira bamaze kugira mu myaka 45 ni bandi bazajya mu gisirikare nyine n'urubyiruko cyangwa ni bajya babita abahungu babita iyo bageze muri iyo myaka babita ntekereza ko nta musore wifuza kugera mu myaka 45 ntago bari abantu ko bari ntabwo turi bwikompare nk'abakera kuko twe tubona ubundi tujye ngo uko iterambere rigenda riza hari ibigenda bihinduka sibyo ya mu bijyanye n'imibereho hari imibereho y'abakera bari babayeho twebwe kano kanya tutagifite vuga ngo ushobora gusanga n'ubuzima tubayemo budashingiye ku buhinzi cyane akenshi ariko kera bwari bushingiye ku buhinzi ni nayo mpamvu rero n'iterambere uko yihoriza hari ibigenda bihinduka biva mu mwanya wabyo ariko mureke tuganire abasore bo muri no minsi nibo bakenye cyane badafite ubushobozi kurenza abasore bo mu bihe byashize nuvuga ngo abasore muri iyi minsi turakennye uko niko kure nukuvuga ngo kera ubuzima bw'abakera tange n'ingero ndaziguha ubuzima bw'abakera bwari bushingiye ku buhinzi kandi amasamba ahari yego sibyo ukabyara abana benshi uri kugwiza imbaraga sibyo yego none kano kanya ubuzima bwawe aho bushingiye urahazi ikibazo uyu munsi dufite rero nguciye mu ijambo si abantu bashatse bakaba barabyaye abana benshi ntabwo aricyo no wanyumvishe nabi ni ukuvuga ngo kera gushaka nta kintu kidasanzwe byasabaga ariko ubu biragusaba ibintu byinshi oya garasengewe nageze bura ibintu byinshi nkunda gusoma ibitabo nkajya kureba mu mateka kera uko ibintu byagendaga wabaga ugize imyaka y'ubukure umubyeyi wawe akakubwira ngo dore umurima dore inka dore urutoki dore kariya gace ahubwo baranakubakiraga dore kariya gace ni akawe ngaho genda umvire mu rugo wawe mwana we ahubwo bakanakubakira noneho muri iryo joro yakubwiraga gutyo nibwo wajyaga kubona ukabona wakuzaniye umugore niwabaga ufite uburenganzira bwo kuvuga gute bwo kuvuga ngo ndabyanze uyu ntabwo mwishimiye impamvu nta yindi buriya n'ibindi byose ibyo byose nibiboneka kandi ntekereza ko Imana yo mu ijuru iratwumva cyane kandi izadushoboza cyane ntidufite ubwoba rero icyagiye navugaga nicyo ibyo nibikunda ni ukuvuga ngo Imana izadushoboza turi kuganira ku buzima tubamo realite y'ubuzima tubamo Imana ubuzima bwacu bubamo sibyo akenshi buriya hari ikintu tutazi Imana wayitumira mu buzima bwawe utanayitumiramo ibubamo kuko ivubira imvura babi n'abeza sibyo urumva rero dushingiye ku buzima twe turi kubamo kano kanya kuba Imana ibirimo ariko ntibubuje ko ubuzima bwahenze Imana niyo yafashe umwanzuro wo gutuma abasore ikabima amafaranga kugeza ku rwego rw'imyaka y'ubukuru icyo navuze icyo mushatse kuvuga Roma ashobora kubabajwe n'iki kintu ariko cyambabaje cyagira mfite abantu nakabaye ndeberaho mu buryo bufatika banaduha n'ingero ariko iyo bose ubabajije baravuga ngo igihe cy'Imana ngo nikigera reka tuvana abantu mu rujijo tuvuge ko igihe cy'Imana kigera ahubwo abantu babimenye bagakomeza gutegereza bagafata imitwaro y'ibyo bakure kwikorera bakayikoreza Imana uwo muntu ushatse kumbwira ute kwigihe cy'Imana cyarageze kuko abenshi bafite ubushobozi kibaye cyarageze yaba yarabukoze ubundi umenya yuko igihe cyageze ari uko wabukoze ikibazo cy'ubushobozi muri gutanga gusa Imana yumveje Rome ikemura ikibazo gihari kuko mbona yababaye oya wena mbabasinjye ubabaye n'ababyeyi barababaye babyaye abana bakaba babizi bafite yewe nakubwiye ingero nziguye si wenda sindi bavugire hano ariko navuga abantu muri kino gihugu cyacu tushobora gufatira nk'ibyitegerezo bazwi banabazwa icyo kibazo tanga urugero oya ni ibintu bisanzwe tanga urugero mu bantu ubona nk'urugero
Israel Mbonyi ntago akuze cyane, ntago arakabye, ahubwo reka tuvuge ikijyanye n'iki n'ubushobozi, umuntu aba afite ubushobozi nawe umwegereye akakuganiriza n'urugero nanze ashobora kukwereka ugasanga koko hari ikintu kiri nyine umuntu wese ntabwo arakabye, ariko turimo turebye ku bantu b'ubushobozi, ubwo njye nabavuga bazwi bavuge nyine tavuga nk'urugero, reka ntange nk'urugero kandi barabibabaza njya mbibona kuko ni ibintu bisanzwe turi kuganira mbuga nkoranyambaga. Nk'urugero nka Gracian ni mukuru navutse njyewe urumva mvuka na mbere yuko menya ubwenge cyane, navutse mbona akina filime kandi akina arambagiza, akina afite ba nyina wa Mbogo n'abandi. Ni mujye kudajinga umuntu buriya ari umuntu wavuze ngo wavuga sinzi nimba ari umugani ariko wavuga inzuki. Yego buriya umuntu wese agira amateka ye kandi buri umuntu mutaraganira cyangwa utarakoraho ubushakashatsi ntukajye umujajinga, uzatera intambwe ugende muganire, umubaze ati se bimeze bite, ugende umusure umubaze uti kandi icyo kibazo mbere yuko mukomeza mumenye neza yuko njyewe nubwo ntaganiriye nabo ariko ibisubizo batanga nabo baravuga ngo Imana ngo igihe cy'Imana ngo nikigera, wese we ntabwo byumva. Yego igihe cy'Imana nyine, igihe cy'Imana kigomba kugera kandi ntabwo wabivuguruza. Ubushobozi uyu munsi sibwo pfundo rya byose ryo gutuma kandi joro naguciye mu ijambo, nimba Imana yarasezeraniye Aburahamu kubyara afite imyaka harya byari afite ingahe joro? Aburahamu yabyaye afite imyaka 90. Yego 90. Umugore afite 80. Yego ubwo rero niwongere kujajinga umuntu ufite 45. No kuvuga ngo kuri wowe imyaka si ikibazo, imyaka si cyo kibazo. Ikibazo kukimutihangana ngo mwumve iki gisigaye cyaramaze ubwoba cy'imyaka isezerano. Kandi nabo basore navuze nubwo nta barondoye bose, wenda uwo mvuze uwo nguwo nuko nzi yuko ashobora kuba ari ubakuriye, ariko hari n'abandi nabanye bafite imvuko nyine bagiye barimo batuko wote urugero hari abandi bo n'abantu bazwi, none se nk'urugero reka abo tutazi bo ni benshi. Rero ni impamvu yo kuvuga ngo ikibazo cy'ubushobozi nagira ngo ive mu nzira. Nk'urugero nk'ubu ngubu nk'abasore wenda abo hari abantu bacibwa intege n'ibintu byinshi byagutse birenze kimwe. Ibibazo hari umuhanzi n'ubisa uririmba ngo urukundo ngo nibwo rubifitemo uruhare, ngo wa rukundo we ngo ashaka kurubaza ibibazo nta hari rwo ruteza ibibazo byose. Kuba abantu ingo zabo zisenyuka, narutse kubona barimo bakora urutonde. Hari umuntu umwe nigeze numva navuga ngo ariko ngo abastari ngo bashobora kuba kubaka bitabahira. Bakoze urutonde rw'abastari bashenye abantu bazwi mu gihugu bazwi ahantu abantu babareba. Abo bantu rero bagiye baramutse impamvu zose zaziye zibasenyera tuzirebye, bari bafite ubushobozi nk'ubwo abanze gushaka uyu munsi bafite. Ahubwo reka turebe ese mu by'ukuri impamvu itera abantu gushaka n'imwe, kudashaka n'imwe ni ubushobozi cyangwa ahubwo bafite n'ubwoba bw'ibindi bagenzi babo. Kuvuga ngo hano hanze hari ibintu bica abantu benshi intege. Njye nshobora kumva mfite ikibazo cy'ubushobozi, sibyo? Jerome akagira ikibazo cy'uko Garasiye byanze batandukanye n'umugore we. Yego sibyo? Yego icyo cyo ndacyemera. Noneho undi nawe akaba afite ikibazo cy'uko yabonye umugore wa mugenzi we ari guca inyuma. Bundi kenshi n'amakuru tubona naye aravuga ushobora kuba ufite umwaka wihaye imbere, wareba ibaye ku mushuti wawe ukatuvuga uti noneho kuri wa mwaka ariko nongereho 2 wenda hari nzaba hari buraba bavuga ngo ibintu byose n'amasomo. Buraba ibintu bibaye kuri mugenzi wawe ugomba kuguha isomo kuri wowe, ukavuga uti reka ndebe yuko wenda nazagira ikintu nkosora kuri biriya. Kuko uko bavuga yuko ubundi uko umuntu agwiza imyaka ari nako n'ubwenge nabwo bugenda bujya hasi. Yes. Iyo umuntu asaza ntagerageza saka ubwenge kwa nk'ubw'umwana, ubushobozi bwo gutekereza buramanuka cyane.
urakoze cyane uvuga ngo hari revu ugeraho uvuga ngo ni ukuvuga ngo nk'ubu imyaka uri kugera ntuza ubwe nyine uri gukomera mu bwenge ariko hari igihe kizagera bikamanuka hasi nanjye nashaka kuvuga gukomera rero nashaka kuvuga gukomera ubwo ni experience mu buzima kuko experience ni ingenzi kuko ikintu nimba narakibonye ejo kazuba ntabwo kizanera ubwoba ntabwo kizanera ubwoba nzavuga ni iyi experience ndayifite ahubwo kuba uyifite nibyo biguha kubaka neza icyo nacyo wenda buriya bitewe n'ibyo umuntu yagiye anyuramo bitewe n'ibyo umuntu yagiye anyuramo bitewe n'ibyo yabonye bishobora kumufasha ariko reka turebe ese ni bangahe uyu munsi by'abasore simbumva ngewe ntabwo ndi kumwe nabo mu gutinda gushaka kubera yuko impamvu ntabumva na Bibiliya itabashyigikira Bibiliya nge niyo ndi ku ruhande rwayo ariko tugiye mu bigaragara nabwo nabereka ingero zifatika reka nse nk'ugiye ku ruhande rwa Bibiliya mvuge ingero zigaragaza yuko nimba hari abantu bashatse bakaba baratanze urugero rubi ingo zabo zikaba zarasenyutse nk'urugero nk'abasitari babazwi bakaba abasitari bagenzi babo nk'urugero uyu munsi simbizi nimba bamwe ari byo barebera hari abasitari basigaye uyu munsi bakuze cyane hari abantu wenda mwiyobokamana byo ntibibaho uko umuntu wese uri mwiyobokamana nubwo wenda ushaka kurwamwangira ariko arashaka kuko ijambo ry'Imana wekereka wenda ariko ubwo abashatse kubera umwanya arimo akenshi kuko ushobora gusanga bayatawurimo adashobora kubikora reka mvuge ko kimwe mu bintu bishobora kuba bitera abantu kudashaka vuba nongeraho ngo akantu ka vuba nuko imwe muri iyo mpamvu ishobora kuba ibitera harimo n'impamvu yo kuba abantu batasobanukiwe n'ubushake bw'Imana kuri bo no gushaka ndatanga urugero Bibiliya avuga ngo nicyo gituma umusore asiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata Bibiliya nayo ikavuga mu itangira igice cyaho cya ndumva ari igice cya 3 itangira igice cya 3 kuko biri hano ndayifite Imana iremeva reka amasomo aho hantu kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza sibyo Imana ngenge yako kantu njya nkunda kubabwira kukaganiza abasore bagenzi banjye uruhengekerezo igihe ibyo yashyize hari imyaka byiza umuntu aba wenyine ryari mutangiye kujajinga Bibiliya oya icyo dushaka ni ukuvuga ngo twebwe icyo dushaka gukuraho ni urujijo rwo kubona umuntu ukavuga ngo yatinze ugereranije nani muntegereze mwumve icyo nshaka kwerekezaho iyo ngingo muyumve kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine sibyo reka tumuremere umufasha umukwiriye mu Matayo nawe ati Yesu mu butumwa bwiza Yesu nawe ati nicyo gituma umusore asiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata mu by'ukuri ntago Imana muri icyo gihe nubwo mwakihengekereza tugiye mu gihe icyo gihe twajya muri scientifique mu buryo bufatika buzwi imyaka yo gukorera urugo imyaka yo gutunga imbaraga z'umusore munsi y'imyaka 30 abantu wenda badukurikiye baratubwira munsi y'imyaka 30 niyo myaka myiza yo gukorera umuryango yo kuba wakora buri kazi kose ukagashobora ariko hejuru y'imyaka 30 umuntu abatangiye kugira intege nke nibyo bende bitwavugaga terwa n'akazi ukora no buretse gato aba yatangiye kugira intege nkeya n'ubushobozi n'ubushobozi bw'ibitekerezo bitewe ni ukuvuga ngo akazi kagusaba imbaraga hari imyaka kugera nyine akazi kakakunanira ariko ubu hari abantu dusanga bashobora kuba bari kwigisha bari mu myaka 70 ingahe muri kaminuza turi kuvuga no mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'ubushobozi bw'ibitekerezo umuntu wagutse ushobora no gupanga n'umushinga mushyashya akaba yafasha urugo rwe igihe hamwe byanze uwo muntu ari mu myaka munsi y'imyaka 30 turahemeranya ntacyo reka dufate gutyo noneho hejuru y'iyo myaka ubushobozi bw'ibitekerezo burimo bugenza gute bumanuka ku myaka 30 hejuru y'imyaka 30 oya iyi myaka iragize ni hafi cyane reka noneho uyu munsi ikibazo duhanganye nacyo noneho njyewe ubwo mfatiye hafi nabafite imyaka hejuru ya 40 kuzamuka urumva turabafite ntitubafite barimo barahari bafite 45 ariho twari turimo tuganira mu kanya urugero ntabwo ndi buvuga izina rye kuko nabandi ntago ari ngombwa
afite 40 n'ingahe si umusore cyane mu bigaragara none mbabare mbwira uwo muntu arimo aragwiza imbaraga arimo aragenda bamutoya impamvu nuko tubona ibikorwa bye arimo aragenda agana ku gihe cyo kugira akamaro ariko nuko tubona ibikorwa bye nukuvuga ngo reka tubanze turebe uriya muntu turi kuvuga ufite imyaka 40-45 kuzamura ese ibyo yakoraga byacitse intege kugira ngo tugene tuvuga ati wenda uriya muntu arashaje vuga ngo reka dufate nka reka yes nibwo turi gushingiraho kubera ko buriya umenya uburyo bw'imitekerereze y'umuntu ushingiye mu bifatika kubera ko kano kanya ibyo nakoraga ubonye bitangiye gucika intege vuga ati runaka reka byanze inama nagira abasore gusa njye nta nubwo ndagera ahantu ho yego nanjye birakwiriye ariko ndi mu nzira nsaba n'Imana kugira ngo itazatuma ndenga nkagera aho abantu batangira kukwibaza ariko nanone hari abantu bavuga ngo mushaka ubone abantu bakugira inama yo gushaka atari uko bakunze garase cyangwa Jerome ahubwo bashaka kuvuga ngo reka turebe depanse agiye guhura nazo namara guhura nazo azazishobora gute ahubwo wenda nshingiye kuri ibyo uri kuvuga dushobora kuba nkatwe abasore wenda tutaramara kumenya ngo se gushaka bisaba iki nshingiye ku bushobozi bwanjye ubwo ndi ku balansinga impande zose sibyo nukuvuga kano kanya nshobora kuba mfite nka miliyoni yego sibyo ari nabwo bukwe mfitiye ubushobozi bwo gukora ubukwe wenda kuri miliyoni ariko ugasanga njyewe ndi kwifuza ubukwe bwa miliyoni 5 ubwo nabonye kwa runaka ku mucuti wanjye tutanganye ubushobozi nicyo navugaga hakeneye kuganirizwa nicyo nshaka ubwo turi ndashaka kujyana ku mpande zose sibyo bango hari umusore uri kuvuga ngo ni ntakora ubukwe bwa miliyoni 5 ntago nzabukora yego sibyo hakaba hari undi ku ruhande nawe ushaka ndi kujyanisha ibintu bishobora kuba bishobora kumaza ibizibitera uvuga ngo uri kujyanisha ibintu bishobora vuga ko izo mpamvu uri kuvuga ni imwe mu mpamvu nyinshi zitera abantu kudaterera ntambwe ngewe icyo ubwo ndabijyanisha ariko harimo n'ikibazo undi nawe akaba ari kuranga avuga ati icyampa ubukwe nibura bwa miliyoni kandi hari uwanze kubukora ashaka ubweshanu yego kuko twese tubaye mu buzima butandukanye kandi buri muntu yifuza ikiri hejuru yego ariko bigora n'ubushobozi tudafite Jerome nkawe utekereje ubundi ubukwe bwiza sibyo kuri wowe buba bumeze gute ubukwe bwiza ni ubukwe Imana yatashye uyu kandi unuso bukwa bw'Imana bitarimo n'ubu Imana nta kintu cyaba nukuvuga ngo tuzi ko Imana kwanza ari yo yabahuje kwanza kuguya ahubwo ni mumbaze ngo ubukwe Imana bitarimo buba bumeze bute kandi Imana ari yo yabahuje ahubwo uvuga ngo Imana idahari Imana yarabahuje si yabahuje bubaho cyane niyo yabahuje bajya no gusezerana mu rusengero Imana ni isezeranya abantu yarangiza bakongera bagatandukana ahubwo wenda ahubwo twakakubajije ngo niba handitse ngo Imana umufashe umukwiriye batandukana bate iba yarabahushanyije kandi nyine iyo ngingo ikintu byatuzanaho byatuzana muri Edeni iki giti nimuzakiryeho kiribwaho gute nawe ugiye kuvuga ngo uravuga ngo igiti bariye ko icyo ndatse kuvuga aho ngaho Imana nubwo iduha umufasha udukwiriye hari umuntu avuze ngo ubwenge bw'umukobwa bwamugeze ubwiza bw'umukobwa umugezi bwami ariko ubwenge bwe nibwo butuma arambaye none rero n'umugore Imana ishobora kumugushimira pe ariko ikijyanye no kumwitaho no n'ibindi z'inshingano byose ni ibyawe
reka tubaze Bibiliya ngiye kukwiyumbajije akenshi mpita ntekereza ngo Imana yavuze iki ku bukwe ku ngingo y'ubukwe uyu munsi ndabona ari cyo kintu twagarutseho cyane kuko nicyo kitureba kuko kiranahangayikishije reka yego kandi nawe ndagira ngo iki kibazo wiri dutangira ikiganiro umbaza kitazajya gikomeza kuza kubera yuko dufite impamvu nzima uzajya uyitekerezaho bituma utambaza cyane uvuga ngo hari abantu kano kanya muhura yari umusore ariko ejo akaba afite umugore kandi si ngombwa ngo ibintu byose bimenye kuko hari ibintu biba mu bwiru yari yaranje arega kuzana umugore biri mu buryo bwinshi cyangwa nuko umuzana sibyo gusa Imana izaturinduka kwiranja oyi nukuvuga ngo Imana nukuvuga kuzana umugore ibyo nabyo tuzabishakira wenda ingingo yabyo ariko impamvu mbibaza nuko hari abantu baba baguheruka wenda ukiri umusore ariko wenda warabuzanye bataramenye ngo batarabimenye ariko hano kuri Rura TV bagomba kubimenya nyine kubimenya nuko harashize igihe kinini tudaherukana bagomba kumenya nabo mu turi kuganira se mu mpamvu twaganiriye reka wowe zikubuza noneho reka ngira icyo mvuga kuri iyo ngingo ku byerekeranye abantu b'Imana niyo mpamvu narimo nkubwira ngo ubukwe donc abantu babanye Imana hari ubukwe Imana itaha hari ubukwe Imana idataha ubukwe bw'icyuje urumva bw'icyuje kwicyuza ni bwiremye sibyo umuzana gipagani oya abantu bihuje ubwabwo ibyo n'indi ngingo iri ukwayo ntabwo ariyo ndi kuvugaho ibyo byasaba ko ngishaka ibihamya muri Bibiliya ivuga kurambagiza muri Bibiliya abantu bajye basoma Bibiliya mwana wanjye ndakwigisha kumenya ubwenge mwana wanjye ndaguhugura ubwenge igitabo cy'imigani nicyo gikunda gukoresha iyo mvugo Uwiteka atugira inama y'uburyo tugomba kurambagiza n'abantu bakwiriye kubana uko bagomba kuba bameze Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro itubwira yuko hari irambagiza hari urushako Esawu yagize arongora abagore b'abanyakanani basengaga ibigirwamana umuntu w'Imana yari umuntu w'Imana none arongoye mu muryango w'abasenga ibigirwamana ubwo kuko Imana izabutaha igisubizo ntizabutaha none se ubwo uwo nguwo we ni ukuvuga ngo ikibazo gihari umuntu ashaka kumenya kugira ngo abantu bave mu byo twakwita niba ari ubusiribateri cyangwa se mbese kugira ngo iki kibazo gihari cy'urubyiruko rutari kwisanga burambye cyane kurambirana mubona mwebwe kubera ko twari turi mu mpande ebyiri zitandukanye ariko zose kwari ukushakira hamwe igisubizo kirambye ubundi mubona byakemuka bite buri muntu ku giti cye ntacyo ngereka ngewe nkurikije inama nari natangiye gutanga mu buryo burambye dukurikije icyo Bibiliya ivuga cyane cyane n'icyo mvuga turase ku ntego ari umujyanama mukuru utugira inama kurenza uko twebwe twigira inama ngiye nyigira icyizere nkurikije abagiye babana n'Imana bakagira amaherezo meza rimwe Bibiliya twabonye yuko itugira inama itavuga ngo ntago ari byiza ko muguma umuntu aba wenyine ahubwo reka tumuremere umufasha uwo ni umuntu wa mbere wabaye Imana niko yamutekereje kandi abakurikiyeho bose bahuje imimerere nawe ikibazo cy'icyaha baragisangiye niyo mpamvu n'icyaha kidukurikirana uyu munsi ariko dukurikije impamvu zitera abasore kudashaka n'iminsi imeruka nayo ibigiramo uruhare kuko Pawulo yaranditse mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo mu minsi imeruka hazabaho ibihe birushya muri iyo minsi hazabaho ibihe birushya rwose ariko nyine nubwo ibyo bihe birushya bihari tugomba gusaba Imana ikadufasha kuruhangana nabyo by'umwihariko abazi Imana batazi Imana bo turabararikira kurushaho kuyegera kubera yuko n'ubundi n'abatazi Imana bo bese twabonye twamaze kubona yuko nabo iyo byakomeye iyo babona ikibazo kigoranye niyo nabo bajije no kuri iyo ngingo nibibagoye bafitemo barakubwira ngo Imana ibirimo nkuko twatangiye mwese mubivuga wowe nawe mwabihuje ariko reka dusaba abantu nimba bavuga ngo Imana ibirimo bayegere Imana ibibemo nyiri bagibera umujyanama cyangwa bagaragaze ko Imana kuko ibirimo muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 aravuga ngo nimuze tujye inama Imana abantu nibaze bajya inama n'Imana kugira ngo
ibahe ibaha ubufasha, ibaha ibitekerezo, ijambo ryabo ribahe ubunaribonye, inabacira inzira rega. Ariko nayo irabahamagara nubwo bavuga ngo ibibemo, nayo irabahamagara ngo nibaze bajya inama nayo. Yaba kubibaza nuvuga ngo umwanzuro wawe nuko abantu begera Imana nayo izabegera. abasanzwe bayegereye bo abasanzwe bayegereye bafite icyo kibazo barasabwa gusenga cyane bakareba aho baguye. Hari ikibazo twarebye ko twasanze ari ikibazo, ni ikibazo cyane kubera ko Imana yo yaravuze ngo nicyo gituma umusore agomba gusiga se na nyina, ntabwo umusore agomba kuguma iwabo. Nubwo uyu munsi baba mu mageto ariko niho twakita iwabo. biba byiza rwose oya abantu bajya bitondera kuri Paulo, ni nacyo twari turimo tuvugaho mu kanya. Paulo yaravuze ngo Paulo hari icyo yavuze mu Bakorinto, arangije aravuga ngo nakifuza ko abantu bose banyigana. Aravuga ati haraho yatanze urugero mu Bakorinto, ndumva ari igice cya 8 niba atari igice cya 4, aravuga ngo abantu bose ntabwo bagomba kugenza nkanjye. Aravuga ati twemerwa gutura abagore bizera kandi bubaha Imana. Ati nkuko Kefa ameze, Kefa ubwo yavugaga ni Petero, ati n'izindi ntumwa tusibye nyene Barinaba gusa. Barinaba yavugaga ni witwa Yuda, mu ntumwa za Yesu habagamo abantu b'Abayuda babiri. Hari Yuda Isikarioti n'uwitwa Yuda ariwe witwaga Barinaba. Paulo ati usibye Yuda naho abandi bose, usibye Yuda nanjye nitwe tutemererwa gushaka. Atarika abandi bose ntitwemererwa gutunga abagore bizera kandi bumvira ubutumwa bwiza. Ati nuko rero ibi ndabivuga ku bwanjye. Ati ku bwanjye rero nakifuza yuko ubishoboye yamera nkanjye byaba byiza, ariko utabishoboye nagende bamusabira murongore. Niko birivuga ikoresha icyo Kinyarwanda. akose ntacyo, reka tubanze twumve n'umuvandimwe. Yego Jerome arakoze, yumva byinshi yarabivuze, ariko ngewe ikintu ngira abantu inama n'abari kuri no TV Urubura TV, nishimira ko nabayeho nka umutumirwa nkagira uko natanga ibitekerezo byanjye uko mbyumva. Abantu babanze bisuzume. Umutima w'umuntu ntabwo ushobora kumubeshya. Umutima w'umuntu mubwiza ukuri. Umutima nukubwira ko ukwiye gushaka, uzashake. Ntuzashake kubera yuko wumvise ko abantu babivuze cyangwa iki. Wowe uzagende uvuge, ubaze umutima nama wawe, ese kuko birakwiye? Kuko buri muntu ibyo byose twajajinga ngo abastaringa ibyamamare ngo kubera iki ngo kubera iki. Abo bantu bose ntabwo tuzi ibyabo, kireka tubegereye, kandi nabo bura ntabwo bakubwira neza. Ahubwo umutima wawe nukubwira ko ukwiye kuva mu busiribateri, cyane cyane ko atari na bwiza, nanjye uzabuvemo kuko ntabwo beshya. Uzakwereka konte, uzakwereka inshuti, ukwereke, ntabwo uzakubeshya. Cyane cyane ko dusenga tuyoborwa na Mwuka Wera, ntabwo uzatubeshya. Niyo nama nagira umuntu wese ukurikira Urubura TV. Murakoze. Sasa ndashaka duse nk'abakomozaho gato, twa tutarareba ku kijyanye n'umuntu wenda ugize imyaka 35, 30, 40. Ese byacitse cyangwa aracyari andi mahirwe? Kubera ko kuba bitekereza arabitekereza wenda nuko kuko twese igihe cyacu ntabwo cyagerera rimwe. Hari abashaka bafite 25, 22, 35, 30, ariko cyangwa umuntu ko babikura mu nzira. Nge niko mbitekereza. Ndashaka kuba se ubona we hari byacitse cyangwa ari mu nzira nyine uko bitekerezaho. Icyo navugaga ni icyo cy'umutima nama nyine. Nuko buri yerega hari umuntu wagiye ngo mu ijoro nta kantu bajye batebya, ngo agezeyo ngo Petero ngaramutangira, ariko nubwo nagatenda gutebya ngaramubwira ngo genda ngubwire umuturanyi ngo agusinyire kuza mu ijoro. Umuturanyi ati ndabizi neza warananiye ariko ntacyo ndagusinyira. Undi ati genda ubwire umugore wawe agusinyire. Umugore ati ndazi ijoro ariko sinkubuze ijoro. Arangije aragenda, ageze mu ijoro ati ngaba bansinyiye bose. Kubera ntabwo babeshya Imana. Marayika ati ngaho genda ubwire n'umutima nama wawe ugusinyire. Agenda yibwiza ukuri, asanga koko ntabwo akwiye kujya mu ijoro. Ibyo wakoze namenya. Rero abantu ntidushake gukora ibintu mu kigare, kora ibintu kuko wumva ko ukwiye kubikora kuko Imana yaduhaye ubwenge. Numva ko bikwiriye nge numva wabikora.
niyazagira umuntu ugushuka cyangwa ngo wite ku bantu oya nureba neza ukabona bikwiriye cyane cyane tuyoborwa na mwuka ntago azakubeshya ni ukuvuga ngo reka wenda duse nk'abagana ku musozo wenda ibi byose tuba tubikora nubwo ari ni ikiganiro tuba dukoze kandi no kungurana ubwenge no gutanga uko tubyumva kuko hari n'abo tutabyumva kimwe cyane ko twanabisomye kandi sina ngombwa ko tubyumva kimwe sina ngombwa buriya uzatanga igitekerezo cyawe ariko ntuzagitanga ushaka ko bakigenderaho cyane wowe utanze igitekerezo cyawe cyane ko nanjye nshobora kureba muri commentaire ngasanga umuntu yanditse nanjye nkumva turahuje kandi nakivuguruza nk'aba flexible gusa icyo twashishikariza abantu ni ukuvuga ngo niba ni ukugera ikirenge mu cy'abatubanjirije kwa ko umuco wacu icyo dusaba ni ukuvuga ngo ni ukwirinda guca umuryango sibyo sinzi niba turi kubyumva kimwe ni ukuvuga ngo uko iyo udashatse uba uri guca umuryango cyane nta nubwo uri kugera ikirenge mu kiwanyu cyangwa se mu cya papa wawe mu cy'abakubyaye kandi nanone iyo ubyaye uba uri gushakira igihugu imbaraga sinzi niba turi kubyumva kimwe kuko ejo bundi igihugu kizakenera umusirikare ejo kizakenera umuganga gikenera umwubatsi umushoferi gutyo mu nzego zose nta handi azaturuka muri bandi bagenda badukomokaho kugeza isi ariko naguciye mu ijambo ntitubyare baharera imana nyine ni ukuvuga ngo tugomba ari ikintu abantu tugomba kumva kimwe ni ukuvuga ngo tugomba kugendana niba reka tubyite n'imirongo y'igihugu buri igihugu navuga ko kireba kure cyane kano kanya buri iyo bavuze ngo ubyare igihugu ni abantu iyo bavuze ngo ubyare abo ubasha kurera buriya bashingira ku bushobozi buhari hari ukwivuza amashuri kurya ese iyo bavuze umutwaro ntago bakubujije kubyara abana 10 ntago babikubujije ese urabashoboye cyangwa uje kubera igihugu umutwaro yego buriya hari igihe ubyara benshi ukabuze ngo urukwibera umutwaro ahubwo biri kugaruka ku gihugu none kubera ko wa mwana wawe n'abamarine igihugu kizagira umutwaro w'abantu birirwa bajya ku muhanda biba abantu bajya kubafunga bije yo kubagaburira rero igihari nk'urubyiruko tugomba kubyumvamo tukabikunda tukaba tuzi yuko kuba turi kubikora turi kwigirira neza ariko turi no kugira neza igihugu cyacu ndumva ari umwanzuro abantu bashyiraho kiretse hari wenda nk'icyo mutavuze mushaka gusorezaho kugira ngo dusoze abantu ndumva twasoza Jérôme ndadushyize imbere y'Imana nabyo ntacyo ndumva ari byo ibindi bazatubwira muri koma rero reka tubwire abantu ko gutanga igitekerezo biremewe uko ubyumva ni byiza si ngombwa ko ugendera ku bitekerezo byacu ese wowe urabyumva ute wowe ni iki ubona wowe nk'uri gutanga igitekerezo wowe imbogamizi yawe ni iyi ituma utabasha gukora ibyo iwanyu bakoze sibyo Jérôme nadushyira imbere y'Imana hanyuma dusoze dusenga Imana turagushimye uhoraho Imana ikomeye turakunezera nanone ko abanye natwe watuyoboye twavuze byinshi twavuze ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'uburyo ari wowe munyabushobozi wacu udushoboza turacyakomeje kukwishingikirizaho dusabiye abantu badukurikiye n'abazadukurikira bakurikira buno butumwa twatanze hano uzabafashe bagirire neza kugira ngo ibitekerezo byabo byaguke maze ibyiza ubifuriza babibone umwanzi yo kubibavutsa tubisabye mu izina rya Yesu amen.